ni Juvenal, umusaza yemeje kujya abafasha mu byerekeranye na content surveying, design ndetse na surveying ubwayo, ariko cyane cyane dushingiye kuri software zikora mu bwubatsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igitekerezo cya mugenzi wacu wambajije ati ni gute ushobora gukora take off mu gihe uri gukora muri projet baguhaye PDF gusa barakwimye izindi drawing. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kureba uburyo twinsutingamo PDF no tukayibyaza umusaruro, uburyo dushobora gukora take off y'ibikoresho haba aba QS cyangwa se no mu rundi rwego, ariko wenda uyu munsi ndavuga cyane QS kubera ko yambaje no mu QS. Turakoresha dufungura menu nshyashya ya Revit, ariko nanone mbabwire yuko iyi PDF ariyo ngiye gukoresha. Ni ukuvuga ngo uru ruhande rwayo rufite metero 15,501, noneho mo hano hagati hafitemo metero 2. Ni ukuvuga ngo hari size zayo ugomba kuba uzizi. Noneho icyo ukora ni uko ukoresha iyi menu ya insert, noneho ukaza kuri link PDF. Ndaza nyirabe nayo nayisize ari ya ground floor muri open, inkirika OK, irahita iza mo hano. Ariko nanone ikindi ntagomba kwibagirwa, ibyo narebaga kuri iyi PDF nk'uko mwabibonye, izi ni metero 15,550. Bivuze ngo ngomba gutangira gukora namaze kubwira software unit ngiye gukoreramo, ndandika UN cyangwa se unit bisanzwe, noneho mpindure distance, hano nyihindure muri meters, decimals nzigire imibare 3, unit nyigire mm, ndangiza njye no kuri length nkore same things, meters, decimals 3, unit mm, okay, then okay. Ndangiza njye kuri link PDF, nze kuri desktop ubona bitse ya PDF yanjye, kirike okay. Ndangiza ngisane hano. Icyo ndi bukore muri makeya, ngiye kubanza ndebe making sure yuko koko uru rukuta rufite za metero 15,550. aha hari uburyo bwinshi ariko turakoresha ubworoshye bwo nshobora kuza ngafata urukuta hano mu buryo busanzwe, ndangiza nkaza kuri iyi edge, noneho nkaza nkayihuza n'iyi ngiyi yo haruguru. Urabona ko deja yuko birahita bintagaza metero 25. Nshobora no gukirika gutya, narangiza noneho rwa rukuta rwanjye nkaza nkarukirikaho, nuvuga ngo yo irahita imereza kuri 25. Icyo tugiye gukora mu by'ukuri muri aka kanya, tugiye kuri scaling. Urabyibuka nk'abantu bize technical drawings, mwizemo reducing scale na enlarging scale. Kuri ubu rero kuvuga ngo kuba ibipimo biri kuri drawing tuzi neza ko biri kuri tele ari metero 15, kandi izigaragara kuri PDF udashyize muri Revit akaba ari 25, urumva PDF iraruta ibyo kuri tele. Tugiye gukoresha reducing scale. Nta bundi buryo tuyikoramo no gukarikira. Turafata metero 15,501, duhita tuyigabanya metero 25, duhita tubona yuko ari za 602. Nangize iki ngiki ngikopiye, nze nkirike ku ruhande, selecting ya PDF yanjye, njye hano handitse scale, cyangwa se iyo ushaka shortcut ukirika iyi nyuguti ya LE, rescale cyangwa se resize. Ninyikirikaho murareba hano hejuru kuri modify raster image, hano hari igihiza iri graphical. Niba iri graphical uzaza utikinga kuri numerical ibe imibare, then nurangiza pasting mu ya scale umaze gukarikira, uzukirike ku ruhande aha ngaha. Ni ukuvuga ngo ikiba kibaye nuko ya drawing yacu ihita igenda ikagira za metero 25, nk'uko 15 n'ibice 5 nk'uko twabishakaga. Icyo nkora nuko nongera nkagaruka kuri iyi nguni ya hano kugira ngo mbe sure yuko ari kuriya bimeze. Narangiza ngakirikana hano uru rukuta nkaruca, narangiza narukirika, urabona ko zahise ziba 15,550. Iki gihe no kuvuga ngo ushobora kuba wakomeza gushushanya drawing yawe cyane ko
size ufite kuri televiziyo umaze kuzibona no ku rupapuro. Twibukiranyije gatoya muri video zashize nuko iteka iyi drawing yacu igomba guhora iri hagati y'utu twise uko ari tune, ariko uko bigaragara iyi drawing iraturuta, niyo mpamvu ndi guselectinga kamwe nkakigezayo. Nuko ufata drawing ukayishyira hagati y'utu twiso, iyo urangije nta kindi ukora no gukirika ku ruhande, ubundi ugasetinga urukuta rwawe kuri level 1, ni naho turi. Warangiza no kuvuga ngo uba ugiye gukora trace over, uba ugiye kuyishushanyirizaho. Tekinike ya mbere ibaho nuko uza ukajya muri architecture wall. Ikindi ndabizi ko izi nkuta z'inyuma ari santimetero 30 zifite, no muri hano kuri wall architecture wall, ngize nkaza no kumata ngahitamo rufite 53. Ndaza ngerageze kurushyiramo hagati ndebe ko rusupimposinga hano. Urabona yuko hano rahita rugenda muri uriya murongo. Noneho sindi buze gukoresha chain, ndabereka impamvu nakoresha chain. Gukoresha chain nandi ujyana urukuta rugahita ruzenguruka rutigize rucika. Ukiza ugenda uzikora mu buryo buri pasho. Wenda no kuvuga ngo nkaha ngaha inshushanyije uru nkitegereza nkabona ntiruri hejuru ya wa murongo wa PDF, icyo nkora ndaselectingaho ngakoresha direct zino arrow keys zo kuri screen kugira ngo urukuta rubashe kuba superimposed. Noneho nkongera nkagaruka muri architecture wall, n'ubundi nkaza iyo ni grid ni hagati na hagati nkamenya ko ari hagati, ngahita nzamukana uyu mubiri w'inyuma, naho nkaza nkawugarukirizamo hano hagati, nabwo urukuta nkaruca, narangiza nkongera ngaca uru rutambika, nkaza nanone nkageza muri uyu murongo wo hagati kuko ndabizi neza yuko ariyo grid. Noneho umurongo nkawuca. Rimwe nababwiraga nuko mwitegereje hano murabona urukuta ntabwo superimpose umurongo w'umutuku, ubundi guselecting narangiza nkamanura urukuta rwanjye ku buryo rujya hejuru ya rugenzi yarwo. Noneho ndaza nanone nkasubira muri architecture wall, nkaza kuri architecture, narangiza nanone ngaca uru rukuta rumanuka, bivuze ngo umuzenguruko ndaba mubonye. Nanone nkaza nkareba neza nimba biri hejuru ya wa murongo, hano birawupfutse. Noneho ubu mbishyize muri 3D mpita mbona yuko urukuta rwanjye rwatangiye umuzenguruko w'inzira amaze kuwubona. Nshobora guselectinga nkajya muri filter, nkanitikinga level ngasigarana wall, nangiza nkaprayinga OK. Noneho narangiza nkaza kuri edit type, narangiza urukuta rwanjye nkareba ko rufite 30 size. Noneho hano nkaza nkarusha material urumva ndaruha bricks, arizo zizi ngizi. Noneho hano amatafari nyine nshaka nyashyire mu ibara rijya gusa nka rouge bordeaux kugira ngo bise nk'amatafari. Apply OK, then OK, apply OK. Ni ukuvuga ngo ninza hano muri realistic ndahita mbona yuko urukuta rwanjye rwamaze kuba amatafari. Ikiba gikurikiye nuko nsubira kuri level 1 hano, noneho ngatangira kugenda nca inkuta ku zindi. Utu dukuta duto ndaza kutugira 10, hasigaye izi ngizi nini zo ni 30 nsanzwe mbizi. Noneho ngashushanya bisanzwe, nkagenda nshushanyirizaho hejuru. Ibyo ndi gushushanya ni brick n'amatafari, bivuze ngo nshobora kuza guhita nkora take off y'amatafari mu kanya. Nibyo ngiye gukomeza nk'uko mubibona rero. Ni ukuvuga ngo inkuta zanjye nagenze shushanyaho hejuru, ubu igisigaye ni ukugenda nselectinga urukuta rumwe, none narangiza nkagenda nzadjustinga nzijyana mu hejuru y'imirongo iri kuri PDF nk'uko muri kubibona. Narangiza nanone ngaselectinga uru nguru, murabona ko rutariho neza, nkarutwarayo. Uru narwo nkaruzanaho, murabona ko biri kugenda byikora. Noneho ugenda ureba zose, no kwangwa n'ibintu bidafata umwanya ukurikije nuko wenda umuntu yakwima, wavuga ngo yakwimye PDF ku buryo akazi gahagarara, ntubashe kubara ingano y'ibikoresho bakubwiye kubara kandi ufite
database yawe yashushanyirije. Ni muri ubu buryo ubikoramo. Ntekereza yuko mwese mubasha kugenda mubibona kandi ntabwo ari ibintu bigoye. So ni ukuvuga ngo hano ikigaragara inkuta z'inyuma ndazikoze, imiryango ngiyi irakoze. Noneho mu kanya tugiye gukomeza tujya no ku miryango. Umuryango ni ngo ushaka kufunguza hano ukirika kuri aka kawurebesha ruguru, washaka kuwegama muri iki gice ugakirika hano umuryango ukegamayo. Iyo utageze ku rukuta neza nawe urawusanga ukoresha za arrow keys. Ni utu tu adjustment ugenda ukora. Ibi rero ni ukuvuga ngo ninshyira muri 3D urabona yuko amadirishya yanjye yamaze kugeramo. Ikindi kandi n'inkuta z'amatafari nazo zikaba zamaze kuhagera. Ubu ngiye gukomeza na twa dupartition wall dutoya. Noneho mu kanya tuze dukore quantity take off y'izi material, irangi, tubarimo amatafari byose kuko ni kabonere turi bushyiremo. Noneho murabona yuko inkuta ni amatafari ahiye y'impunyu, amadirishya arimo. Ikindi tugiye gukora noneho ni uguhindura urukuta, noneho tugashyiraho inkuta zifite thickness izi ntoya z'10. Nanone turasubira muri architecture wall, tuze wall architectural. Noneho tuze turebe wenda dushobora no gukoresha interior wall partition, cyangwa se tugakoresha n'iyingi, cyangwa se tugakoresha utu block wall tw'10. Ni ukuvuga ngo turagenda tudushyiraho nk'ibisanzwe. Noneho insert conflict is joined wall. Hano nta kibazo turaza kurwa adjustinga, ushobora kuselectinga narangiza nkarukurura. Noneho turabona ko bikunze. Nkongera ngasubira kuri architecture wall, architectural wall. Nanone nkongera ngafata hano, nkaza aha. Ikibazo mfite ni uko uru rukuta hano rutari kuza ngo rwihuze, ariko ibi byo birakemuka n'utuherere dusanzwe tubaho. Noneho duhita dukomeza architectural wall. Bitarwihuza conflict no kuvuga ngo hano naho habayeho ikibazo cy'uko umuryango urimo dushobora guhita tuwigezaho gakeya, umuryango ukava mu rukuta. Ukegera gakeya, nkajya kuri architecture wall. Tugenda tudashyiramo udupartition. Tuno tuduct nkagenda ntushushanya. Ukaza kwibuka yuko iyo umaze kudushushanya uza gukora adjustment kugira ngo tugire tuba superimposed kuri tugenzi twatwo. Urwo ni 30. Nanone hano harimo urundi. Wabaye conflict y'umuryango n'urukuta, ariko birabyo ni ibintu biri normal. Ubona hano ntago biboninze. Muri make ni uku nguku ugenda ubigenza. Noneho imiryango ukagenda uyadjustinga. Reka tureke kubikora nkaho biri final, cyane yuko ari byo kwigiraho.
iyo urangije nanone hano dushaka gushyiraho indi window, irindi dirishya, kuko hano mu by'ukuri kuri site harimo irindi dirishya. Icyo nkora ni uko ndiri burihindurire size, edit type, noneho nkaza kuri dimension, width nshobora kuri metero 1.5, noneho applyinga, leta biza rijyemo, nongeye kuri 3D viewer, bivuze mu nkaraze gutya nasanga idirishya ririmo, kandi murabizi hano kuri ujiri yuko ariko bimeze, even na hano. Noneho iyo umaze gushushanya gutya, murabizi yuko ntabwo wakora inzu idafite slab, cyane yuko twebwe hano uvuga ngo dufiteho akandi kabaraza. Ni ukuvuga ngo nako nshobora gukoresha ngakoresha flow, architectural flow, narangiza nkaza ngakoresha iyi mirongo, cyangwa se nkayishushanya bisanzwe. Nanone nshobora kuza ngafata hano, nkagendana n'uyu murongo uri hano ukamakinga ashobora ko nta offset iriho, ko nshaka kuyishushanya uko ingana. Hano naho nkayimanukana uko ingana. Hano haza hano inyuma gatandukanya, none nkagira hano, narangiza nkaza ngahita mfungira ahangaha, narangiza nkajya kuri green check mark, flow ikajyaho, narangiza nkajya kuri 3D. Hano urabona ntabwo dufite aka offset, kandi no kubera ko iri ni ibaraza, ariko hano mu mutwe w'inzu turabizi neza ko nta baraza rihari. Ubuze kuri iyi flow hano nshobora guhita nongera ngasubirayo nanone kuri level 1, narangiza nkazengurutsaho urukuta, ngasubira kuri structure wall. Noneho hariho agakuta kaza hano, kakazana ahangaha, kakazana hano, kagahita gafungira ahangaha, gahita gafungira hariya. Aka gakuta ko ntabwo kazamuka ngo kagere hejuru y'inzu, ni ukuvuga ngo ni agakuta kagufi. Niyo mpamvu ko ndi buze no kugafata ari aka wall 10, nindangiza noneho ko sinkageze kuri level 2, ahubwo ngire unconnected. Noneho kabe kicaye kuri level 1, ariko kabe gafite base offset ya metero 1, twakuriye muri metero, bivuze ngo ninza kuri 3D nka gutya, noneho ngakaragaho gato, nk'uko mubibona. N'ubundi amadirishya yamaze kujyaho, noneho n'utu dukuta two hanze tw'utu bakoni natwo namaze kudushyiraho, ariko tutu ngutu ninjya kuri 3D gutya murahita mubona yuko tuzamuka. Cyakora utu dukuta two ntabwo tugera kuri level 2, turaba unconnected. Ni ubusanzwe dufite metero 1 uvuye hasi, kuko tugomba gusubira hasi. Utu two kuri balcony kana ko unconnected 1 meter, even nakanga n'utu ngutu ni connected, tukagira 1 meter tukamanuka hasi. Nakangaka unconnected, hano kakagira 1 meter kuko kari hasi, ni aka balcony gusa. Noneho kanyekaraga ndebe niba nta kandi kanyihishe. Unconnected 1 meter, ni gutya hameze. Ni
ukuvuga ngo mo imbere hano ni urukuta rusanzwe. Ikindi ntabura kubabwira ni uko iyi nzu nubwo yubakishije amatafari, nanone isize irangi, turabizi neza. Icyo ndi bukore cyakora kugira ngo abanye umwanda kankore VG visibility and graphics, njye muri annotation nkore hariya amarevo, ibi dusanzwe tubikora muri video n'ubundi za mbere zisanzwe. Levels, iyi ngiyi nyine tikinge apply okay, ni gutyo urukuta rumeze, n'ubundi selectinga byose. Iyo bigeze aha ngaha umaze gushushanya, kugira ngo bigabanyeho umwanda, no kuvuga ngo ya PDF yawe urayisiba ugasigarana inkuta zonyine zo muri Revit, kuko no kuvuga ngo take off ikorera kuri Revit ubwayo. Noneho ugiye muri 3D ubona za nkuta, selectinze byose, nkajya hano kuri filter check none, then wall. No kuvuga ngo inkuta zose ziri selecting, urabona ko inkuta zo selecting ariko amadirishya agasigara atari selected. Noneho nshobora guselectinga urukuta rumwe, narangiza nkajya hano kuri paint. Kuri paint noneho ukurikije irangi dufite hano kuri terrain, rijya gusa nka gutya. Ntabwo ari byo, ntabwo ari nka gutya. Ndagerageza gushyiraho irangi dufite muri site ku buryo door frame dukoresheje ingiri. Okay, reka dukoreshe ingiri kuri external. Tuvuga ko inzu yacu isize gutya, mubonye ko nkoresha irangi ryitwa door frame. Nituza gukora take off, ni ukuvuga ngo riri buze kuza rimeze nka kuriya, inyuma ni gutya hasa. Okay, kandi zose murabona ko ariko zisa. Noneho imbere mu nzu hasizemo iry'umweru, dushobora gukoresha iringi ryitwa aluminium, kuko ibyo dusiga imbere hose ku nkuta, wenda dusigemo iri rijya gusa nka aluminium, ntacyo biba bidutwaye. Kuko ibara risize inyuma ku nzu ntabwo ari ryo ryari risizemo imbere. Bagera muri site hano kuri uciriho baraza guhita babyumva cyane. Bose turasiga irangi nko kugira ngo wenda twirinde akavuyo k'amarangi bitaza kutugora mu gihe cya take off. Ni steps nk'uko mugenzi wacu yabidusabye, ariko icyo mbizeje ni uko noneho mu minsi itatu yo gutangira inzu tukazarinda tuyigeza hejuru yose ari uko nguko imeze. Murabona ko inkuta dufite z'imbere mu nzu irangi ritandukanye n'iryo hanze. Birashoboka yuko nshobora guselectinga idirishya, nanone naryo nkagerageza kuri paintinga. Cyangwa amadirishya tuyarekere kuriya, hasiga ko dupaintinga ku gikuta kandi ko hasi. Urukuta ko hasi urunguruka na polishinze, niyo twakarekera ibara rijya gusa gutya kadasize, cyangwa ariko tunagasiga kugira ngo tuze kugakorera take off y'irangi, wenda ko tugasige irisa gutya rijya gusa nk'umukara n'akajuju. Mparage na hano, bivuze ngo iyi ni ground floor. Mu buzima busanzwe rero ni ukuvuga ngo nshobora kujya kuri south kugira ngo mbashe kugaragaza uko inkuta zanjye zimeze. Noneho
nkaba iyi nayigerekaho iyindi hejuru, birashoboka, nkaba nayigerekaho iyindi. Noneho aho twari tugeze nuko twari tumaze gukora inkuta n'amadirishya bya ground floor. Noneho ukurikije ama elevations dufite hano, iyi ni ground floor, first floor, second floor, third floor, yakabaye rooftop, then noneho akako hejuru ko niyo twagakuraho ntacyo byaba bitwaye. Icyiza cya Revit ni uko iyi nzu yacu dukora ni ukuvuga ngo irasa kuva hasi kugeza hejuru. Icyo ukora kugira ngo woroshye ubuzima, tugiye kuyikora ifite amanivo 1, 2, 3 na ground floor. Ngiye guselectinga izi nkuta, ngiye kuri filter na netikinga window kuko sinshaka kuziselectinga. Then noneho nindangiza niyo nabiselectinga byose, apply. Nindangiza nkore copy, ngiye gukopi iyi ngiyi mpite nyijyana ku mafuro hejuru. Aha no kwitonda kubera ko tugira iyi copy isanzwe, copy selected element, ariko noneho turakoresha copy to clipboard iyi. Noneho nze kuri iyi paste, then mfate hano align to selected levels. Nze mbwire inzu yanjye ko igomba kujya kuri first floor, ikajya kuri second floor, third floor, ariko nanone ntigaruke kuri ground floor no kuri rooftop nishaka ihita ikomezayo. Ninkirika OK, imashini irabitekerezaho ihita izamura amafloor. Ni ukuvuga ngo izi ni inzu zingana gutya nkuko namwe muri kubibonesha amaso yanyu. Ninjya kuri 3D urabona yuko inzu yigerekeranije, amadirishya ari kopi. Hano uvuga ngo ni inzu ground floor, first floor, second floor, third floor, even 4th floor. Cyakora wenda kuri case ya hano twebwe no kuvuga kuri 4th floor hahita hajyaho rooftop, ariko kuko ari exercise reka dukorere inzu imeze gutya. Ikindi nababwira nuko wenda tugeze kuri rooftop, ndamutse mfunguye ngiye kuri rooftop, ni ukuvuga ngo aha nagombye guhita nshyiraho igisenge kugira ngo mpfundikire. Reka njye kuri roof by footprint, nindangiza njya hano kuri edit. Igisenge ndagihereza thickness ya 15, agasirabo ka 15, kaze kuba ari aga concrete, kabe gafite concrete sand, niyo kaba kameze gutya nta kibazo. Nindangiza nkemeze uku. Okay, noneho duplicate ninshaka nkite roof top slab. Noneho nkirike OK. Nindangiza nze ngashushanye, reka nkoreshe umurongo bisanzwe. Okay, reka mfate umurongo ngashushanya bisanzwe, ndakicaza imbere kugira kaza kuba ari hidden roof, kuko n'ubundi niyo urebye inzu usanga igisenge cyaho kidahishe. Ngafate gutya. Nindangiza nze nkureho izi slope, define slope nyikureho kugira ngo kataza kuba gasakaye umugongo. Define slope iveho, karaba ari akadare komutere. Hano undefine, even hano undefine, then njya kuri green check mark. Ninjya kuri rooftop, nshobora guselectinga filteringa door, wall, roof, akaba ari isigara
apply okay, kareba iba selected, base level irahita iba rooftop, noneho base offset niyo nayigira negative 0.20 santimetero 20 ubwo ngubwo. Noneho nkagaruka kuri 3D, agasenge kariho filter, check na check roof, noneho njye mu buryo buri realistic, ni ukuvuga ngo agasenge kariho nuko gafite ibara risa nk'iribonerana. Icyo ngiye gukora hano rero noneho nshobora kubereka uburyo ushobora guhita ubibarira. Dushobora gukora duhereye ku matafari, twangiza amatafari n'iminota niba igihari, dushobora no gukora take off y'irangi. Kubara amatafari no kuvuga ngo turajya muri view, tujye muri schedule, material take off, noneho tuza tugiye gukora wall, material wall okay. Nitugera no kuvuga ngo icyo dushaka kudisplay hano muri scheduled fields, turareba material volume, nshaka kuza kuyagaragaza muri volume, material volume, mfate material name, nindangiza nzohereze hano. Ariko apart y'ibi ngibi ku matafari nk'uko bisanzwe murabizi yuko kugira ubone umubare w'amatafari ufite volume, ushaka ubuso bw'itafari rimwe ukaza kugabanya na volume yose kugira ngo ubone number of bricks. Hano uvuga ngo kubera ko muri utu tuntu tutayifitemo, turakreatinga ako ka item, hano tukite 1 brick volume. Hano kuri display ndaba common, ariko hano kuri parameters ibe numbers, hano group parameter under ibe others, then okay, karahita kazamo hano. Nikamara kuhaza, murabizi pricing muri Revit ni formula, ni ukuvuga ngo uyihereza formule. Turahita dushyiramo na formule yacu, murabizi ko tujya kuri aka function icon cyangwa se the calculated parameters, nkirikeho, nindangiza mbyite wenda brick estimate. Hano hariho percentage akaza na formula, uza gutikinga formula, discipline be common, type ntabwo iraza kuba number, iraza kuba integers kuko ashobora kuba ari umubare ni 1500 wenda n'ibice. Noneho kuri formula tuza gukoresha, turafata volume y'izi nkuta zose hari amatafari, niyo mpamvu turi buze kuza tukaza kuri volume material divided, tukagabanya 1 brick volume, twongera tukagabanya 1m power 3 meter cube. Ariko murabizi neza yuko iyo upakurura amatafari harameneka, ni ukuvuga ngo turakuba na coefficient 1.1, ubu ni nka 10% kugira amatafari nihavamo ameneka bitazasubiza mu birombe kubura yandi. Iyi fomu niturangiza duhite tuyikirika, ihita izamo formule kuko twaba tuyise brick estimate, nayo ihita yizana. Niturangiza noneho turakirika okay. Nidukirika okay, ni ukuvuga ngo iyi table yacu iraza ari na nini cyane rwose, ariko ifitemo brick common, ikagiramo aluminium y'amarangi. Ntabwo twiye dutera irangi, mu byibuka ko tutarasiga irangi. Inzugi ntabwo twazibaze, yabaze amatafari gusa. Urabona yabaze ibintu byinshi cyane. Amarangi yo irayihora kuko nta rangi twari twasiga. Icyo ngiye gukora no kuvuga ngo ngiye gukora parameters. Aha ndajya kuri filter, nshobora kuza cyangwa se format. Hano nshobora kuza kuri material volume,
um, material volume. Hano heading orientation ni horizontal, alignment in left, ariko ushobora no kuyigira center. Hano hasi kuri no calculation tuvuge calculate totals, niturangiza tugire ok. Iraza ikarikire bya bindi byose, amakepsa, wallboard n'ibyo byose itanga amasiku ya mita aho twagiye tubyaka. Noneho nshobora kuza nkajya ngasubira hano kuri filter, nshobora no kuza hano ngafilteringa material name contains icyitwa brick common cyangwa se brick. Nkabwira ati wowe unshakire ahari amatafari gusa kuko nshaka kubara, ngize ok. Sorry, filter brick material volume. Ok, hano nshobora kuhagira nane, nkajya gusortinga, nkayibwira material volume header blank, hasi noneho igahita inyibwira material. Ok, hano hejuru material name blank, hasi nkagira material volume blank header, hano hasi noneho ngahita nyibwira noneho ngahita nyibwira brick volume header blank, hano hasi noneho ngahita nyibwira material cyangwa se brick estimate header blank. Nanone nkiritse gutya ihita igenda ibisortinga ihereye kuri aluminium. Nshobora kuza ngasortinga hano material name, material volume. Ok, iraza igahita igenda ibikora ari ibice. Hari aluminium ifite square meter, gypsum ikagira izi ngizi, hano material volume nanone zikaba zimeze kuriya, igenda ibikarikira ikabigwa muri aka kagataburo, igenda itanga toto za buri hantu. Ni ukuvuga ngo parameters ushobora gukora ni nyinshi cyane. Noneho icyo ngiye gukora, namaze kubona toto z'aya ma brick. Nshobora no kuza nkajya muri formatting, narangiza noneho nkajya hano kuri material volume, nkaza kuri calculate, ikagenda ibima. Noneho icyo ngiye gukora kugira ngo mbone umubare w'amatafari bajya hano, ariko hano volume y'itafari rimwe isa. Tuziranye neza yuko itafari rya hano mu Rwanda rigira 0.2, dukubye 0.1, dukubye 0.1 mu gihe twamaze guteranyaho za plasta zacu, twamaze gushyiramo iriya sima usasira itafari. Ubundi itafari rya 19 kuri 0.9 kuri 0.9, ibironi iyo umaze kubikwa volume yabyo ingana na 0.02. Ni ukuvuga ngo iyo byanditsemo hano ugakanda ihita iguha umubare w'itafari aho yayabaze. Ni ukuvuga ngo turajya tubikopiya ahantu hose, Ctrl A Ctrl C, ndaza hano ku matafari mbikopiyemo, ihita imbwira ko harimo umubare w'amatafari. Nindangiza nze kuri common brick, nanone hano nkapiyemo volume y'itafari rimwe, irahita impereza toto. Even na hano impereza toto. Noneho hari common brick zose iragenda ibimpa. Bivuze ngo ndaza kugera igihe cyo kuba nagera hasi ahangaha, igenda hose hari common brick nkopiyamo volume, kuko numva ngo igendera kuri ya formule ifite volume, igenda igabanya. Icyo nkora ni uko paste 0 paste, iragenda ibimpa Ctrl V Ctrl V Ctrl V
nshobora gukora iyi field. Noneho nirangiza isotinge, nyisotinge filter, sorting group, material volume, ndebe ko gutya byakunda. Gypsum wall, formatting. Noneho hano material volume, horizontal, calculate, filter, field sorting. Okay, material volume header. Noneho hano ngatikinga gorande tato, nkaza kuri tato honore, nakigenda ibishyiramo. Ni ukuvuga ngo aho tugiye dupestingamo ya kabiri yacu. Dupestingamo volume y'itafari rimwe gahita karikira hirya kuba yahaye formule. Yahaye formula. Mugera mubitegereza ni ukuvuga ngo pastingamo ihita ikwereka urukuta ibaze ruhita ruba selected hano. Nabyo mukwiye kujya mubikora kugira ngo umenye urukuta ibaze. Noneho no kuvuga ibaze urwa hari inyuma, ninza agashyiramo uru, ni ukuvuga ngo ibikwereka yuko ibaze uru nguru ahita rwiselectinga, hiselecting kuri 3D hirya.
So ni ukuvuga ngo hano ikiriho ni uko dufite izi metero kare metero kibe ibihumbi 3,360 toto ya hano uteranyije utungutu twose biragenda bikabyara zira metero kare. Brick estimate ntekereza nayo umuntu ashobora kuyikarikirira umubare w'udu PS. Birashoboka yuko wajya muri formatting warangiza nanone hano ugashyiramo brick estimate, hano narangiza ukarecalculatinga toto. Uyu mubare niwo wagurwa w'amatafari yabasha kubaka izi metero cube. Dusubire muri teori. Iyo urebye no kuri interinete bakubwira yuko amatafari ashobora kubaka metero cube imwe ari amatafari agera mu bihumbi muri 500. Amatafari 500 ajya kuri metero cube imwe. Bari nanone ducekinge ibyo imashini ibiduhaye nimba koko byakwizerwa. Nimba ubusanzwe iyo ugiye kuri interinete baravuga wenda tuvuge how many bricks in 1 cubic meter of brick wall, how many bricks are needed for 1 cubic meter. Mu by'ukuri bakubwira ko amatafari 500 mu gihe afite 20 ku 10 ku 10. Uko itafari rifite 9 ku 9 n'ibindi twabariye bona amatafari 500. Nimba amatafari 500 kandi formula yanjye nakoresheje nkaba nashyizeho nakubye 1.1, ubwo ndamutse bigaragara yuko afite metero cube 1.23. Niyo mpamvu amatafari abaye 677. Ni ukuvuga ngo ndamutse mfashe amatafari 600 na metero cube 500, nimfata 600 nimfata 677 nkagabanya 500. Ni ukuvuga ngo metero cube imwe iya amatafari 500. So dufashe 500 ya metero cube imwe 500 tugakuba nazo n'ibice 002 bingana na metero cube imwe. Bivuze ngo ahangaha birahita byigaragaza yuko nyine hariho ya coefficient ya 1.1. Kuko nuvuga ngo aya ni amatafari 500 kuri metero cube imwe, no tugafata 0.23 twayikuba 500 tugahita tubona 117 bakongera 500. Aha no kuvuga ngo hajeho aya ngaya kubera ko nakubye ya formula yanjye mwabonye nashyizemo ahangaha, kuko formula nakoresheje material volume nyigabanya na brick 1 brick volume, ndangije iki mbonye nyibwira yuko ari kuri meter power 3, ndangije nkubara 1.1 ngira ngo mwabonye cyagiye tuvuga ibyo matafari azameneka. Ariko mu gihe hano nayihindura nkayakoresha hano ngakoresha rimwe gusa, no kuvuga ngo byahita bigenerwa n'amatafari 500. Tubihura n'amatafari 500 kuri metero cube imwe. Ibi niyo nabyita wenda brick count. Formula ikabiriya hano hakaba integers. Brick 1 brick volume, calculate value, brick estimate. Hano byasaba yuko ndemamo akantu nkakita wenda brick count. Hano common, hano nkayigira numbers, nkayiza nkagira okay, kagahita kaza hano nkaza
ngahita ninjectingamo formula bayita brick count table common integers formula ngahita nyibwira ati material volume ngabanyije brick count ngakuba 1 meter cube ngakuba rimwe ryonyine consistent brick uri mu brick count akaba ari iriya gakora ok yo yaza yitwa schedule take off reka tubare tubarishe rimwe schedule material take off hano njye ko nshakisha wall ntacyo bitwaye kuko iminota turacyayifite nindangiza nze ndebe material name material volume na material name nindangiza 1 brick vol okay ayijyeyo njye kuri formula hano nyite brick count ist formula hano integer hano nyibwire material volume tugabanyije one brick vol tugabanyije 1 meter cube times rimwe tukajya mpara tukagira ok ni ukuvuga ngo mfashe nk'izi brick 64 hano hita nk'amatafari 3300 na mirongo ingahe bivuze ngo nimfata metero kuri 67 n'ibice 67 ngakuba na 500 kuri metero kibi rahita mbona 33,837 kandi nibyo bihari dore ngibi ku matafari 500 bivuze ngo formula yanjye niyo 100%. 33 mbisubiremo nimfata ibi